ibinyoma bisa n'ukuri Satani yinjije mu madini mu minsi y'imperuka. Twashimye kubabwiramo ibinyoma bigera kuri bitatu bisa n'ukuri, ubirebye udashishoje wabona bisa n'ukuri. Ndahera ku kinyoma cya mbere, kwitiranya urusaku n'ububyutse. Satani yahumye abantu amaso kugera ku rwego bafata urusaku bakarwita ububyutse. Ububyutse budaha abantu kwihana, ububyutse budaha abantu gusabana imbabazi aho bahemukiranye, butaza n'abizera bashya baze kuri Kristo bamenye umwami Yesu bakire umujinya uzatera. Ububyutse budaha abantu kugira urukundo ngo bakundane, abantu babana amahoro, abantu bafashanye. Ubwo ntabwo ari ububyutse, ni ibintu by'urusaku biri aho ngaho. None rero kuko Satani yabeshya abantu ko urusaku ari ububyutse, bitumye ububyutse bwemewe n'ijambo ry'Imana abantu batagira ikifuzo, abantu batagira igitekerezo cyo kujya kubushaka. Ikinyoma cya kabiri ni ukwitiranya ibyunzwe cy'umubiri kubyitiranya n'amavuta y'umwuka wera. Iyo ugiye hariya ugavuga rwose amazi akaza, baravuga bati umuntu uyu munsi watwigishije yari afite amavuta. Noneho iyo babonye umuntu uvuga buhoro, ufite umuhamagaro, ufite impano yo kwigisha buhoro, yo kuvuga atuje, baravuga bati uyu muntu nta mavuta afite ijambo ariko nta mavuta. Iyo umuntu anyogeje akambwira ngo mfite amavuta kandi ntayo, ari ukumbeshya. Sinibuka no kujya gushaka amavuta y'ukuri, mpita mbaho nyine nkaba umunebwe nkavuga ntiyo ko nyafite ze, ko bose birirwa bambwira ngo mfite amavuta andi njya gushaka ze nayiki. Ngiyi ngaruka muri 2019 hari umwuka cyane wo gusatura, umwuka bamwe bita ngo ni ugusatura, abasatuzi. Icyo gihe noneho iyo utavugaga ngo uvuze urwamo, usimbuke, uvune intebe, wirukanke, uzunguze imishwari, unyure mu bantu bamwe bakubita inshyi, ugire gute, ubanyeganyeze bakoraneho, baravugaga bati wowe urafinina nta mavuta ufite. Ndavuga nti ngiye gukorera mu mavuta agezweho ku isoko, nza kugira iteraniro rimwe rero njyamo ryari ryo kugaragarizamo umuti uwo munsi. Ndavuga nti ngiye kugaragaza umuti ndebe kuzakora, ndataraka njya mu birere, ninaga mu bicu, ndababwira ntariko Imana irabikangaye. Ntabwo ndimuvuga mene Imana irabikangaye, mbona biteye hejuru, mbona barikirije bati birabikangaye koko. Ntabwira nikangaye amadene, ikangaye ubugumba, ikangaye ibibazo, ndasakuza cyane, baravyina ati irabikangaye. Ariko hari umupastor umwe, hari n'umuvugabutumwa umwe, bakajya baseka bataruferedi noneho byagenze bite noneho ko bundi ko hari ibintu bitabera umuntu, ibi bintu ntabwo ari ibye rwose, ntabwo ari ibye. Iteraniro nza kurisoza nishimye mvuga ntabantu bafashijwe, ariko nyuma Imana iza kuntumaho umuntu. Ikinyoma cya gatatu gisa n'ukuri, nukumvisha abantu ko niba babaye mu rusengero ntibumve ijwi ry'ubuhanuzi, umuhanuzi yahanuye, gutaha bavuga ko Imana itavuze. Hahandi umuntu ashobora no kugera mu rugo, abasigaye mu rugo bakamubaza bati se mwagize ibihe byiza, Imana yavuganye namwe uyu munsi? Bati twasenze ariko uyu munsi ntabwo Imana yavuze. Kandi ijambo ry'Imana ryigishijwe, indirimbo zaririmbwe z'abaririmbyi, harimo ubutumwa, bagize igihe cyo gusenga Imana. Ariko kuko nta wataratse ngo ajye mu ndimi ngo ahanura avuge ngo nimwumve uko ivuze, abantu bagataha bavuga ngo ntabwo twagize ibihe byiza, Imana ntiyavuze. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Abakunzi bawe gusenga everyday, turabasuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza no gukomeza gufashwa n'ibiganiro byiza, inyigisho nziza zica ku gusenga everyday. Nge rero basuhuza ndi Evangeliste Misago Alfredi. Ntabwo ari ubwa mbere tubanye ku gusenga everyday. N'uyu munsi rero Imana irabyemeye, irabishimye ko tuba turi kumwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Muratwemerera rero dusenga Imana. Nitumara gusenga Imana tubabwire iki Imana dusise ku mutima kuri uyu munsi kubabwira.
Imana y'amahoro, Imana yo kwizerwa, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana idukunda, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Tugushimiye imbabazi zawe nyinshi zitarondoreka, tugushimiye urukundo dukunda rutagira akagero. Urabyemeye muri uyu mwanya tubonetse imbere yawe kugira ngo twongere tuganire ijambo ryawe. Nyemerera abari kumwe natwe, abaduteze amatwi kugusenga everyday, ijambo ryawe rigira aho ribakura, rigire naho ribageza, kandi nanjye ushigikire nk'umugaragu wawe, ibyo mvuga mbivugishwe nawe, Mwuka Wera anyobore muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu rero abaho umugisha, tubahaye ikaze. Reka dusome ijambo ry'Imana, noneho tubabwire icyo Imana dusize ku mutima kuri uyu munsi kubabwira. Turahera mu rwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Abatesalonike, urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Abatesalonike, turasoma igice ni cya kabiri, turahera ku murongo waho wa 5. Abatesalonike, urwandiko rwa kabiri igice cya kabiri, duhere ku murongo waho wa 5, haragira hati: ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi nanone muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'uwatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Reka turebe n'andi magambo mu Bakorinto, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abikorinto, igice k'11 umurongo w'14. Abakorinto, urwandiko n'urwa kabiri igice k'11 umurongo w'14, haravuga ngo: kandi ibyo si igitangaza ko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Dusubikire muri Timoteyo, urwandiko rwa kabiri igice cyaho cya 3 umurongo w'13. Uru rwandiko Paul yandikiye Timoteyo, igice cya 3 umurongo w'13, haragira hati: kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobywa. Kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobywa. Imana yacu idufashe cyane. Ngibi byanditswe tugiye kwifashisha tuganira ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, ni igice cyaho cya kabiri, twasomye duhereye ku murongo waho wa 5. n'amagambo Pawulo yabandikiye, ariko kandi aza kuyabandikira nk'igisubizo cyangwa se nk'umuti wo kubafasha, nk'igisubizo cyagombaga kubafasha ku kibazo cyari kimaze kuvuka. Ni ikibazo kigendanye n'ubuyobe bari bamaze kwakira Abitesalonike, bugendanye no kwibeshya ku munsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo, aho bamwe bari bamaze no kwirara no kumva ko nta kintu kabaye bagikora, kuko umunsi wo kuza k'umwami wacu waba waramaze gusohora. Ku basomyi ba Bibiliya ni naho yaje kubandikira, arababwira ngo ku mpamvu z'uko abantu benshi bigize abanebwe bakareka gukora, bavuga ko umunsi wo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo wamaze gusohora, niho yavuze uti noneho rero mu rwego rwo kugira ngo iyo myumvire bashiremo, ibyo bitekerezo bibashiremo, uhereye none umuntu udakora ntakarye. Ibyo byose yabikoraga kugira ngo byibuze abafashe kugaruka mu myumvire bari bamaze kwakira igendanye n'ubuyobe. Aza kubandikira rero aya magambo ababwira ibyerekeranye no kugaruka kwa Yesu. Arabwira ati rero nubwo bimeze bityo, kugaruka kwa Yesu nibyo Yesu azaza, igihe kizagera agaruke, ariko mu kugaruka kwe kuzabanzirizwa no guhishurwa
kw'amayoberane y'umugome. Uyu mugome uvugwa muri Bibiliya ni umugome witwa Antikirisito urwanya Kirisito. Uyu rero Pawulo avuga ko uyu munsi tuvugana amayoberane y'uyu mugome yamaze gutangira gukora, nubwo arindiriye kuzahishurwa mu gihe ke. Igihe cye kivugwa ni nyuma y'uko Kristo ajyanye itorero, ariko uyu munsi amayoberane y'uyu mugome arimo arakora nk'uko Pawulo yabivuze. Arandika rero aravuga ati amayoberane y'uyu mugome arahari, kandi uyu mugome azagenda ariganya benshi, abayobya mu buryo butandukanye, mu buryo bwinshi. Yesu we muri Matayo mu gice cya 24 yavuze ko uyu munyabugome azagera ku rwego ashobora kuyobya n'intore niba abishoboka. Icyo ni cyanditswe kimwe twasomye. Ikindi cyanditswe tukibonye mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto, ni igice cyaho c'11 umurongo w'14 n'uwa 15. Nanone n'amagambo uyu mugabo Pawulo yagarutseho ari kuvuga ku bigisha b'ibinyoma bari baradutse mu Bikorinto. Arabwira ati rero hari abantu badutse bari kuvuga nk'uko tuvuga, kandi bakavuga ko bameze nkatwe, bakavuga ko batumwe nk'uko twatumwe. Arabwira ati rero abo ngabo mukwiriye kuba amaso mukabirinda, ndetse ababwira amagambo akomeye. Arababwira ngo nk'uko ya nzoka ya kera yoheje Adamu na Eva ikabashuka ibayobesheje uburyarya bwayo, ari nako n'uyu munsi n'abo bantu biyoberanya, n'abo bantu bishushanya, bakihindura nk'abakozi b'Imana, bakihindura nk'abakozi ba Kristo. Arabwira ngo nabo niko bizamera. Aravuga uti mfite impungenge cyane ko abantu bazabayobya nk'uko ya nzoka ya kera yoheje Adamu ndetse na Eva. Abagira inama arabwira uti sinigitangaza ko bazihindura marayika w'umucyo bagakora ibisa n'iby'abana b'Imana bakora, cyane ko mu bintu bikurura abantu, iyo umuntu akoze ikintu kidasanzwe agakora ikintu gisa n'igitangaza, akavuga ikintu abantu bakabona kirabaye, inshuro nyinshi usanga abantu uwo muntu bamwemera. Abantu baramwemera, baravuga bati Imana imurimo, n'ikimenyetso cy'uko Imana imurimo, ibintu yabivuze biraba, yambwiye ibyanjye ndabibona, yambwiye uko naraye, yambwiye ibyo naraye ndiye, yambwiye urugendo ejo nari nakoze, yambwiye ko ejo nasitaye koko ejo narasitaye. Akenshi iyo abantu bategeye mu kubabwira ibintu kandi bagasanga birahuye, biba byoroshye cyane kugira ngo bigarurire. Pawulo rero abwira Abakorinto, arababwira ati mube maso, kuko si igitangaza ko Satani nawe ubwe abasha kwihindura marayika w'umucyo, agakora ibisabe n'iby'abana b'Imana bakora, agapirata ukuri, agapirata ibintu bisa n'ukuri. Aravuga uti rwose ibyo ngibyo Satani arabishoboye. Twasomye n'andi magambo muri Timoteyo y'urwandiko rwa kabiri, ni igice cya 3, twasomye umurongo wa 13. Aya magambo n'amagambo Pawulo yavuze ari kwigisha ibigendanye n'ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Avuga ku buhenebere, uburyo abantu bazahenebera mu bintu bitandukanye, bagaheneberezwa n'ibintu bitandukanye. Aramanuka ndetse avuga n'uburyo abantu benshi bazagenda bahinduka babi, bamwe bakabindyarya bakajya bayobya abantu. Anavuga n'amagambo akomeye. Aravuga ngo nk'uko Yana na Yambure, iyo dusomye ku murongo w'8 yaravuze ngo nk'uko Yane na Yambure, aba n'abakonikoni b'abapfumu bari bari mu Egiputa mu gihe Mose yajyaga gukura Abisiraheli mu Egiputa. Aba barwanije Mose ku rwego rwo hejuru, kugeza ubwo Mose yakoraga igitangaza nabo bakagikora. Abantu bakavuga bati yo, none se ko ibyo Mose ari gukora n'abantu bari kubikora nta kidasanzwe. Burya baramurwanije, ariko biza kugera ku gitangaza kimwe, ikimenyetso kimwe Mose agikoze, barakigerageza birabananira. Bibananiye baravuga ngo ibi bintu bikozwe n'urutoki rw'Imana. Noneho Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose, niko nabo bagabo barwanya ukuri, abo naba bononekaye mu bwenge badashimwa ku byo kwizera. Aravuga ngo ariko ntibazabasha kurengaho, kuko ubupfu bwabo buzagaragarira abantu bose nk'uko bwaba abandi nabwo bwagaragaye. Pawulo rero abwira Timoteyo, aramubwira ati kandi abantu babi abiyita uko batari bazarushaho kuba babi
bayobya kandi banayobywa, bayobya kandi banayobywa. Aha rero niho tugiye guhera tubabwira insanganyamatsiko, intego nyamukuru y'ubutumwa twabazaniye, Imana dusize ku mutima. Twahawe ubutumwa bugira buti ibinyoma bisa n'ukuri Satani yinjije mu madini mu minsi y'imperuka. Ibinyoma bisa n'ukuri Satani yinjije mu madini mu minsi y'imperuka ni byinshi, ariko muri aka kanya twashimye kubabwiramo ibinyoma bigera kuri bitatu bisa n'ukuri. Dukoresheje ijambo bisa n'ukuri, ubirebye udashishoje wabona bisa n'ukuri, ubirebye udashishoje cyane ko hari ibintu ureba ugakonfirima ukavivura ko ari ukuri, ariko wabyegera ugasanga nta kuri, ni ikinyoma. Hari ibintu biba bimeze nka cya giti Kristo yarebeye kure cy'umutini. Igiti ngo yakirebeye kure, abona kirashamaje, abona gifite amababi meza, abona gifite amashami, aravuga ati nta kabuza iki giti gifite imbuto. Hari ibintu urebera kure ukabona ni ukuri, ukabona bisa n'ukuri, ariko wabyegera, washishoza, wakitonda, ugasanga bya bintu burya ntabwo ari ukuri, ahubwo ni ikinyoma. Niyo mpamvu bana b'Imana mudukurikiye ku gusenga everyday, mu minsi nk'iyi y'imperuka biradusaba kujya dushishoza, biradusaba gushishoza, biradusaba kuba maso, nta bintu byo guhubuka, biradusaba kwitonda. Ijambo ry'Imana rigaruka kenshi ridusaba kwitonda, kubanza kugenzura, tukamenya ibyavuye ku Mana, kutizera imyuka yose, tukabanza tukayigerageza, tukamenya yavuye ku Mana. Ibyo byose nta yindi mpamvu, ni ukugira ngo na bya bindi bisa n'ukuri wareberaga kure ukabona bisa n'ukuri, ubyegere, witonde, ushishoze, ubyegere, noneho uze kuza kumenya ko burya cyari ikinyoma kitari ukuri. Reka rero tubabwire ibinyoma bisa n'ukuri Satani mu mayoberano akomeye mu minsi y'imperuka yinjije mu madini, yinjije mu matorero atandukanye muri iyi minsi y'imperuka. Ndahera ku kinyoma cya mbere gikomeye cyane gisa n'ukuri, ni ikinyoma cyitwa kwitiranya urusaku n'ububyutse. Iki kinyoma bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi ku gusenga everyday, iki kinyoma mucyumve cyane, mucyumve, muzanafate n'umwanya wo kukigenzura. Natwe twafashe umwanya turanasenga Imana, Imana iraduhishurira, ibindi turanabyibonera, tubibonesha amaso. Kwitiranya urusaku n'ububyutse. Urusaku n'ububyutse ni ibintu bibiri bitandukanye. Ijambo ububyutse, igisobanuro cy'ububyutse ni ukubyuka, ni ukubyuka. Abantu bari basinziriye barabyutse, abantu bari bari mu ntege nkeya bavuye mu ntege nkeya, bagize imbaraga. Abantu bari baraguye babyutse, abantu bari baragiye kure y'Imana bongeye kugarukira Imana, abantu bari bari mu buyobe babuvuyemo. Icyo ni cyo gisobanuro cy'ububyutse. Ariko iminsi y'imperuka hari ikinyoma gikomeye gisa n'ukuri Satani yinjije mu madini cyitwa kwitiranya urusaku n'ububyutse, kwitiranya urusaku n'ububyutse. Amagambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo mu gitabo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice k'11 murongo 19, Yesu yavuze ko ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabwo. Yaravuze ngo ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabwo. Yewe ndetse na Salomo mu gitabo cy'imigani 20:11 nawe yagarutse avuga ngo niyo umuntu yaba ari umwana amenyekanira mu bizakora. Mu by'ukuri umuntu ureba kure, umuntu ushishoza, umuntu usoma ijambo ry'Imana, umuntu ukuze mu by'umwuka, ntabwo yarakwiye kwitiranya, ntabwo ashobora kwitiranya urusaku n'ububyutse. Urusaku n'ububyutse ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko muri iyi minsi y'imperuka Satani yahumye abantu amaso kugera ku rwego bafata urusaku bakarwita ububyutse. Ahantu hari urusaku, ahantu bavugije utururu, bashyize utururu ku munwa, ahantu bavugije amafirimbi, ahantu babyinnye induru zikavuga, ahantu bahonze ingoma cyane, ahantu bavugije ibyuma cyane, amabe atakenda gusambuka, abantu baravuga bati ububyutse, ububyutse buri runaka buraca ibintu, runaka hari ububyutse ibintu bizakomeye.
ariko wahegera wajya kureba wafata umunzani upima ububyutse ugasanga mu by'ukuri ntabwo ari ububyutse ahubwo ni urusaku. Ni ibintu bimeze nk'ibisazi, ibintu by'urusaku, ibintu by'induru, ibintu by'urwamo, ugasanga icyo abantu bise ububyutse ni urusaku. Ububyutse budaha abantu kwihana, ububyutse budaha abantu gusabana imbabazi aho bahemukiranye, ububyutse butazana abizera bashya baze kuri Kristo bamenye umwami Yesu bakire umujinya uzatera, ububyutse budaha abantu kugira urukundo ngo bakundane, abantu babana amahoro, abantu bafashanye, ubwo ntabwo ari ububyutse. Ni ibintu by'urusaku biri aho ngaho, ni ibintu by'induru Satani agenda ajijisha abantu umunsi ku munsi kugera ku rwego bitiranya urusaku n'ububyutse. Icyo Satani ashaka ni uko abantu baguma muri icyo kinya. Hano mu nyemerere nkoresha ikinya, ni uko ashaka ko baguma muri icyo kinya cyo kumva ko bafite ububyutse, noneho ntibagire igitekerezo cyo gusaba Imana ububyutse nyabubyutse bufatika, kuko Imana yacu ni Imana usenga ikagusubiza ku cyo uyisabye, iyo usenze bigahuza n'uko ishaka. Noneho kubera icyo kinya cyinjiye mu bantu, abantu bakabaferesita, bakababwira bati mufite ububyutse, mufite ububyutse, mperutse kuhanyura nsanga ibintu byacitse, mperutse guteranira iwanyu nsanga umuriro n'umuriro uri kwaka. Kubera icyo kinya Satani yateye mu bantu gituma batagira igitekerezo, abibagiza, ntibibuka ko hari ububyutse bukenewe Imana itanga buva ku Mana, buva mu ijuru. Ububyutse umugabo umwe Pawulo yandikiye yavuze muri kiriya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa, hari ububyutse Pawulo yavuze ashaka kugaragaza aho buturuka ndetse n'ikibuzana, ari kuvuga ngo abantu bakwiriye kwihana, noneho bamara kwihana iminsi yo guhembuka ikabona ukiza iturutse ku Mana. Yaravuze uti rero abantu bakwiriye kwihana, bamara kwihana bakabona guhembuka biturutse ku Mana. Habwira ati rwose hari igihe cy'ubujiji Imana arakirengagije, hari iminsi yo kujijwa abantu bagiye bajijwe igihe kinini, Imana arayirengagije, imaze kuyirengagiza ishyiraho noneho igihe cyo kugira ngo abantu bayihindukirire bayimenye. Aravuga ngo noneho rero abantu nibihane, nibamara kwihana haboneke ububyutse, haboneke guhembuka ariko biturutse ku Mana. Noneho rero kuko Satani yabeshya abantu ko urusaka ari ububyutse, bitumye ububyutse bwemewe n'ijambo ry'Imana abantu batagira ikifuzo, abantu batagira igitekerezo cyo kujya kubushaka. Ibi bituma Imana nayo irabareka. Ijambo ry'Imana hamwe twasomye mu Batesalonike mu rwandiko rwa 2 mu gice cya 2 tugeze ku murongo w'icumi, 11, 12 hatubwiye amagambo avuga ngo nicyo gituma Imana nayo ibareka. Nicyo gituma Imana nayo ngo ibareka, ikabarekera mu byo bahisemo, muri ibyo bibashukashuka. Daniel 11 umurongo wa 32 nawe yarahanuye aravuga ngo iyo myumvire yo kuva mu masezerano kw'abantu bakanga kugendera mu kuri, bakajya bagendera mu kinyoma, bakemera kuyoba, nkuko birayatubwiye ngo abantu bazayoba ndetse bajye bayobywa. Daniel arahanura avuga ngo uwo mugome nawe nyine azarushaho kongera imbaraga abayobeshe kubashyeshyenga. Ngiki kinyoma rero gikomeye cya mbere ni ukwitiranya ububyutse n'urusaku, gufata ibintu by'urusaku abantu bakabyitiranya n'ububyutse. Hari ikintu ushimira leta uyu munsi, ndavuga leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, igihugu uyu munsi turimo dutuyemo dukoreramo. Hari ibyemezo bimwe na bimwe igenda ifata, amwe mu madini n'amatorero ntabyishimire, ntabikunde kubera imyumvire. Hari n'abadatinya kuvuga bati rwose badukuye mu mwuka, baraducomokoye, batumeneye amavuta,
icyo nyishimira ni iki? Ndayishimira ko mu bushishozi bwayo irimo kugenda ishyiraho amabwiriza atuma abantu badasakuza, abantu biga gusenga, kubana n'Imana mu mwuka w'ituze, mu mwuka utari uw'urusaku. Ubona ko ibintu biri kugenda bigenda neza, kuko hari igihe abantu babaho mu buzima bwo kutimenya, noneho Imana ikabazanira, igasa n'ibatoranirije umukanguzi, ikabashakira umukanguzi. Leta ndayifata nk'umukanguzi Imana yahagurukije afasha abantu kumenya ko ntabwo Imana yumva ari uko abantu basakuje gusa, kuko hari abantu bafite n'imyumvire yo kuvuga uti nintasakuza ngo mvuge cyane imihogo yende guturika, nintabyina ibirenge bishye ntabwo iri bwumve, nintatanga icyacumi cy'imbavu ntabwo Imana iri bunyumve. Hari abantu bafite iyo myumvire imeze gutya. Ndashimira leta ko iri kugenda ifasha abantu, amadini, ku myumvire yo kugabanya urusaku. Abantu nibasenga ariko mu mwuka w'ituze, nibacuranga ibyuma mu mwuka w'ituze, nibaririmbe mu mwuka w'ituze, noneho haboneke n'umutekano w'abantu bari gusenga. Kuko niba abantu basenga, hari abarwaye umutima, hari abarwaye umutwe, hari abantu bafite indwara itemera ibintu by'urusaku. Buriya abakirisito mbafata nk'abagenerwabikorwa. Niba navuga ngo na abana beza mu mvugo imenyerewe muri iki gihe, niba navuga ngo ni imfura, reka nkoresha ijambo rivuga ngo ni imfura. Abakirisito ni imfura, bashobora gupfira iyo mu ibanga ariko ntiberure. Ushobora kubahagarara imbere ukabapfunyikira, ukababwira ibidafatika, ariko ntibabe banazamura agatoki bakubwira bati uri kutubeshya, barakureka bakikiriza, amena, nawe ukajya mu birere ati nibyo. Niba banacuranze ibintu bagakubita bikabamena umutwe, ntibanatera agatoki bati muri kudusakuriza, muraririmba ariko ntitwumva. Ni imfura rwose. Rimwe na rimwe bamwe bakamara no kuririmba, ukabona abakirisitu babahaye amashyi y'uburyarya, bukagira ngo ni amashyi yuko bafashijwe, yuko baguwe neza, ariko mu by'ukuri ugasanga ni uburyarya. Nashimiraga leta kuko iri kugenda ifasha amadini kwibuka icyo yakabaye yaributse mbere atari yaributse, cyo kumva ko Imana itumvishwa n'urusaku nk'aho ari ingoma, nk'aho ari moto. Ntabwo Imana yumvishwa n'umugeri nk'uko moto bakubita umugeri. Nazo ni za kera, ubu haje moto z'insirimu batakigombera gutera umugeri, bakoraho gusa bagakanda ibintu bikijyana mukabona iratse. Iki kintu leta yakoze ni cyiza cyane, nubwo bamwe niba nabita ngo n'abana mu byo kwizera, niba nabita ngo n'abana mu mwuka, niba nabita ngo n'abana mu by'ijambo ry'Imana, babibona nk'ishyano riguye, babibona nk'akaga kabagwiririye. Hari n'ababibona nk'akarengane, hari n'ababivuga bati twarinjiriwe, turinjiriwe, batumeneye amavuta, baraducomokoye, batumye tutagira ibihe byiza. Hari amatorero amwe namwe nagerageje kugenda nyuramo muri gahunda zo gusenga Imana. Hari aho nagiraga gutya nkahahurira n'abahanzi, aba bazwi nk'abaririmbyi baririmba indirimbo, bakunda gukoresha ngo ni abahanzi ku giti cyabo, kuko mu matorero n'amadini haba icyo nakita ngo ni nk'imitwe ibiri cyangwa se amagurupe abiri y'abaririmbyi. Hari icyo bita amakorari, aririmba nka korari bishyize hamwe ari benshi, hakaba noneho na gurupe y'abahanzi, aho umuhanzi agira gutya agahimba indirimbo, hakajya aririmba nyine ku giti cye, nta bandi bari kuririmbana. Yagira n'abamufasha nyine akaba ari abo yiyambaje, ariko ubundi byitirirwa ko ari indirimbo ze. Nagiye mpura n'abahanzi rero, nibyo nababwiraga. Nahura n'umuhanzi yagera nko mu iteraniro, ubuyobozi bukamubwira buti rero ugerageze hano ntibatwemerera gusakuza, badusaba gukoresha amajwi gakeya, tukoroshya, ugabanya akavorime. Ukabona umuhanzi arabangamiwe,
ukabona arabangamiwe, ukabona ntari bufashwe, ukabona ntari bugire ibihe byiza, nawe akanabyivugira ati nta mavuta ngize, nsingize ibihe byiza, ahantu batemera nzaguza ngo nzamure volume amabati yenda kuguruka. Ukabona ko ni imyumvire ariko nanone irimo n'ubujiji, kumva ko urusaku, induru, urwamo ari bwo bubyutse, ari byo bihe byiza, ari byo bizana Imana, ari byo bizana umwuka wera. Iki rero ni ikinyoma gikomeye mw'abana b'Imana mwe Satani yagiye azana mu madini cyangwa amatorero mu minsi y'imperuka. Nicyo ni icya mbere. Munyemerere tujye ku kinyoma cya kabiri. Twongere tubibutse ko turi uku gusenga everyday, turi kuri cano gusenga everyday, aho mukomeza mukurikirana ijambo ry'Imana umunsi ku munsi n'abakozi b'Imana batandukanye, kandi nzi neza ko mugubwa neza, mugenda muhembuka, mugira ibihe byiza kubw'ijambo ry'Imana n'impuguro n'inyigisho zitandukanye zigenda zinyura kuri cano gusenga everyday. Ikinyoma cya kabiri Satani yashyize mu madini n'amatorero ni ukwitiranya ibyunzwe cyangwa ibyuya, kankoresha icyuya cy'umubiri kubyitiranya n'amavuta y'umwuka wera. Gufata icyuya cy'umubiri abantu bakacyitiranya n'amavuta y'umwuka wera, kuko umuntu yavuze umubiri ukaba amazi, kuko umuntu yavuze aka gashati nambaye kakaba amazi, iri kote nambaye rikaba amazi, iyi pataro nambaye ikaba amazi, abantu bakavuga bata amavuta n'ikimenyetso arimo kumeneka, dore amavuta arimo kumeneka. Cyakora niba ari ay'ubutoyo cyangwa se ay'ibihwagari ho ndabyemera, kuko iyo umuntu yariye menshi hari igihe agira ibinure, noneho yavuga umubiri ukuzura amazi, yavuga amazi agashoka. Niba ari ay'ubutoyo wenda nabyumva, niba ari ay'ibihwagari nabyumva, umuntu naba narariye noneho navuga amazi akaza, nazamuka aterera nkagira icyuya. Kandi mbibutse ko icyuya bifitanye isano n'uko umuntu ateye, uko umuntu aremye. Hari n'abantu batagira icyunzwe, bashobora no kugenda ku zuba ntibagire icyunzwe, biterwa n'ibinure umuntu afite, biterwa se n'uko umuntu aremye. Ntabwo abantu bose bagira icyunzwe. Kandi mbibutse ko niba ibigendanye n'amavuta y'umwuka wera apimishwa icyunzwe cy'umubiri, iki cyuyu umuntu agira y'amazi azana yavuze yasimbutse, ubwo n'abakinnyi mu kibuga, bano bakina imipira itandukanye mu gihe cya siporo, na bano baba bari muri siporo baba bazanye amazi, umubiri wabaye amazi, ntekereza ko ubwo baba babarusha amavuta, baba babarusha amavuta, nibo baba bafite amavuta menshi kuko nibo bazana amazi menshi. Ariko bana b'Imana, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abantu benshi bazayoba kandi bayobywe, bayobywe. Umuntu ayobe, namara kuyoba n'abahindukira ayobya abantu. Iki ni ikinyoma rero gikomeye Satani yafashe agicengeza mu madini, kugera ku rwego abakristo benshi bafite umunzani upfuye ubaha gupima cyangwa se bapimisha amavuta. Iyo ugiye hariya ugavuga rwose amazi akaza, baravuga bati umuntu uyu munsi watwigishije yari afite amavuta, umuhanzi waturirimbiye uyu munsi yari afite amavuta, kuko yavuze amazi arashoka, yaririmbye amazi arashoka. Noneho wakigisha utuje muri wa muhamagaro. Bibiliya iravuga mu rwandiko rw'Abakorinto rwa mbere 12 umurongo wa 4 ku bigendanye n'impano za mwuka wera. Bibiliya ivuga ko hariho uburyo bwinshi, hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka n'umwe. Hari uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami n'umwe. Hariho uburyo bwinshi bwo gukorera Imana, ariko Imana nimwe ikorera muri bose. Umuntu wese agenda yerekanwa kugira ngo abantu bafashwe. Noneho iyo babonye umuntu uvuga buhoro, ufite umuhamagaro, ufite impano yo kwigisha buhoro, yo kuvuga atuje, baravuga bati uyu muntu nta mavuta afite ijambo ariko nta mavuta. Ibi bigahita bikwereka ko twararwaye, twaranduye, twamaze kwandura. Virusi yaratwatatse, dufite virusi ikomeye cyane yo kwitiranya icyunzwe cy'umubiri, icyuya cy'umubiri n'amavuta y'umwuka wera. Bantu mudukurikiye ku gusenga everyday,
Satani afite uburiganya bukomeye cyane mu minsi y'imperuka. Niba koko amavuta y'umwuka wera afite ahuriye n'ibyuya by'umubiri, nawe udukurikiye rwose uremwe mu buryo ugira amazi, ugira ibyuya by'umubiri, aya mazi agashoka, uri kugenda, uri kuvuga, niba utari n'umuvugabutumwa, niba utari n'umwigisha, niba utari n'umushumba, rwose waracitswe, waza ukishakira akazi rwose, kuko nta yandi mavuta waba ukeneye, nta yandi mavuta wakenera rwose, kuko ahakenewe urayafite rwose. Niba amavuta y'umwuka wera ari ibibyunzwe by'umubiri abantu bazana, ari aya mazi y'umubiri, rwose nawe rwose udafite izo nshingano, ukaba ugira ibyuya rwose, waracitswe, ahubwo ngwino wifatira akazi rwose, nta yandi mavuta waba ukeneye. Abona yababwiye ngo icyo ni ikinyoma, ikinyoma gisa n'ukuri. Satani ashukisha abantu, Satani yinjije mu bantu kugera ku rwego abantu bayobya bakayobywa. Kandi mbibutse ko iyo umuntu bamushutse, iyo umuntu bamubwiye ngo asa neza kandi asa nabi, yibagirwa kugenzura niba asa neza, niba asa nabi byibuze ngo abikosore. Iyo umuntu anyogeje akambwira ngo mfite amavuta kandi ntayo, ari ukumbeshya, sinibuka no kujya gushaka amavuta y'ukuri. Pita mbaho nyine nkaba umunebwe, nkavuga ntiyo ko nyafite se, ko bose birirwa bambwira ngo mfite amavuta, andi njya gushaka se nayiki. Ngizi ingaruka zikomeye zituruka kuri ibi binyoma bisa n'ukuri. Nakabaye nsenga Imana ikampa amavuta, nakabaye mba hafi y'Imana ikampa amavuta, ariko kubera ko navuze umubiri ukaba amazi, ngasimbuka amazi agashoka, bagakoma amashyi amavuta, nanjye nagiye mu birere, nagiye mu bicata, amavuta aruzuye, kugera ku rwego niyibagirwa gushaka amavuta nyamavuta ari ukuri y'umwuka wera, aho umuntu guhishurirwa, aho umuntu kumenya, aho umuntu kugira ubwenge, aho umuntu kujijuka. Ibyo nkabyibagirwa, nkaguma muri icyo kinya n'uwo munyenga ngo mfite amavuta kandi ari ikinyoma. Ikinyoma gisa n'ukuri, kubeshya abantu ko bafite amavuta nyamara ari ibyunzwe by'umubiri. Ikinyoma gikomeye cyane. Iyi ni imyumvire yateye abigisha bamwe bari barahamagawe batanga ubutumwa batuje. Iki kinyoma kimaze kugira imbaraga mu bantu, nabo bageze ku rwego bigana abasakuza, baravuga bati oke, ubwo noneho ubwibanga riri mu kuvuga amazi akaza, ubwibanga riri mu gusakuza, ubwo password ari ukuvuga icyuya kikaza, reka nanjye mpindura uburyo mere nk'abandi. Ibi mbabwira mbifiteho ubuhamya. Muri 2019 hari haradutse hasagana ku isoko ry'ivugabutumwa, reka nkoresha iyo mvugo, hari umwuka cyane wo gusatura, umwuka bamwe bita ngo ni ugusatura, abasatuzi. Icyo gihe noneho iyo utavugaga ngo uvuze urwamo, usimbuke, uvune intebe, wirukanke, uzunguze imishwari, unyure mu bantu, bamwe bakubita inshyi, ugire gute, ubanyeganyeze, bakoraneho, baravugaga bati wowe urafinina, nta mavuta ufite, ntawe uzagutumira, nta mavuta ufite. Noneho nza kugira igitekerezo kimwe, ntangiye umwaka 2019, navuga ntariko nahinduye uburyo nkakorera mu mavuta agezweho ku isoko nk'abandi, kuko ubusanzwe nge mu muhamagaro wanjye bantu baranzi, abanzi nigisha ntubuje, niko nahamagawe, kandi nta nubwo nenda no kubihindura kuko sinjye ubyiha. Ndavuga nti ngiye gukorera mu mavuta agezweho ku isoko. Nza kugira iteraniro rimwe rero njyamo, ryari ryo kugaragarizamo umuti uwo munsi. Ndavuga nti ngiye kugaragaza umuti ndebe kuzakora. Nza gusoma ijambo ry'Imana rimwe riba mu itangiriro, rivuga ku kiganiro Labani yagiranye na Yakobo, ubwo Yakobo yaravuye kwa nyirarume Labani, Rasheli akaza kujyana ibigirwamana bya se, Isaka aza kubakurikirana mu nzira, amaze kubisaka bibuze kuko Rasheli yabyicariye. Hari ijambo Yakobo yabwiye Labani, aramubwira ngo Imana ya data ya Abrahamu na Isaka bubahaga yitaza kuba
yakugendereye iri joro ngo igukangare, ntabwo wabuze kunsezerera amaramaza, ariko Imana yagukangaye. Mbita ndavuga nti nzanyimbaza ni ijambo rivuga ngo Imana irabikangaye. Wari umunsi wo kugerageza umuti ngo ndebe kuzakora, ngakorera amavuta agezweho ku isoko yo gusakuza cyane, ndataraka njya mu birere ninaga mu bicu, ndababwira ntariko Imana irabikangaye. Ntabwo ndimuvuga mene Imana irabikangaye, mbona biteye hejuru, mbona barikirije bati birabikangaye koko. Ntabwira nikangaye amadene, ikangaye ubugumba, ikangaye ibibazo, ndasakuza cyane baravyina ati irabikangaye. Ariko hari umupastor umwe, hari n'umuvugabutumwa umwe, wenda bari no kumva muri uyu mwanya turi kumwe kuri gusenga every day, bahita banabizibuka, bakajya baseka bataruferedi noneho byagenze bite noneho ko bundi ko hari ibintu bitabera umuntu, ibi bintu ntabwo ari ibye rwose, ntabwo ari ibye. Iteraniro nza kuri soza nishimye mvuga ntabantu bafashijwe, ariko nyuma Imana iza kuntumaho umuntu arambwira ngo Imana yambwiye ngo mbwire ngo gume uko waruri ugihamagarwa. Ngaruka ku muhamagaro wanjye wo kwigisha mu mwuka woroheje wituze, kuko mwituze no mu byiringiro Imana naho irakora, yakorera mu saku, yakorera no mwituze. Ubwo nsubira ku muhamagaro wanjye. Nari mbabwiye ko kubera iki kinyoma cyo kwitiranya urusaku n'ububyutse, kwitiranya amavuta, ibyunzwe by'umubiri n'amavuta y'umwuka wera, byatumye abantu bigishaga batuje, bavugaga ubutumwa batuje, baririmbaga batuje, nabo biga gusakuza no kuvuza induru ngo amazi ashoke ku mubiri, ngo abantu bemere ko bafite amavuta. Icyo ni ikinyoma bana b'Imana Satani ari kugenda ariganyisha abantu mu bihe by'iminsi y'imperuka. Muranyemerera tuvuga ikinyoma cya gatatu, ari nacyo twapanze gusorezaho uyu munsi. Turi kuvuga kuri iyi nyigisho, kuri ubu butumwa buvuga ngo ibinyoma bisa n'ukuri Satani yazanye mu madini n'amatorero mu minsi y'imperuka, mu buriganya bukomeye mbere y'uko Yesu Kristo agaruka gutwara itorero. Ikinyoma cya gatatu gisa n'ukuri nukumvisha abantu ko niba babaye mu rusengero ntibumve ijwi ry'ubuhanuzi, umuhanuzi yahanuye, gutaha bavuga ko Imana itavuze. Kuva mu rusengero abantu bumva ko Imana itavuze, kuko nta muhanuzi wahanuye wagiye mu ndimi ngo ahanure, bakavuga bati yo uyu munsi Imana ntabwo yavuze. Hahandi umuntu ashobora no kugera mu rugo, abasigaye mu rugo bakamubaza bati se mwagize ibihe byiza, Imana yavuganye namwe uyu munsi? Bati twasenze ariko uyu munsi ntabwo Imana yavuze. Kandi ijambo ry'Imana ryigishijwe, indirimbo zaririmbwe z'abaririmbyi, harimo ubutumwa, bagize igihe cyo gusenga Imana, ariko kuko nta wataratse ngo ajye mu ndimi ngo ahanure avuge ngo nimwumve uko ivuze, abantu bagataha bavuga ngo uyu munsi twagize ikibazo, ntabwo Imana yavuze, ntabwo twagize ibihe byiza, Imana ntiyavuze, uyu munsi Imana ntiyavuze. Bakristo mudukurikiye, uyu mugoma afite amayeri menshi yo kuyobya abantu. Ntabwo ikimenyetso cy'uko Imana yavuze ari uko umuhanuzi yagiye mu ndimi agahanura. N'ubu turi kuvugana Imana iri kuvuga, ibi turi kuganira ni ijambo ry'Imana, si iryacu. Imana ivugira mu ijambo ryayo. Imana wayumvira mu ndirimbo z'abaririmbyi bari kuririmba, Imana wayumvira mu masengesho urimo gusenga, Imana wakumva Imana. Imana wayumvira mu nzozi. Imana ivugira mu buryo ahantu henshi. Ntabwo ikimenyetso cy'uko Imana yavuze ari uko umuhanuzi yagiye mu ndimi agahanura. Icyo ni ikinyoma gisa n'ukuri Satani yabeshya abantu. Umwami Imana nabishimire. Iyi ni cano gusenga every day, ngende Evangeliste Misago wa Ruferedi. Umwami Imana yahaye ubutumwa uyu munsi kugira ngo tubagezeho, tubafashe kugenda mutahura, muhishura, mumenya ibinyoma bikomeye Satani ari kugenda yinjiza mu madini n'amatorero mu minsi y'imperuka. Munyemerere nanzure mbabwira nti turagira inama abakristo nk'abagenerwa bikorwa kuba maso, kuko amayoberane y'umugome ubu yabaye menshi. Mube maso, musabe Imana amaso y'umwuka wera
abafasha kugenzura, kurobanura ukuri ndetse n'ikinyoma. Icya kabiri, turasaba abigisha, abavugabutumwa, abantu bari mu muhamagaro wo kuvuga ubutumwa, nimugume uko mwari muri mugihamagarwa, wishaka guhindura uburyo wakoreshaga ngo nuko ngo ku isoko hari urusaku rw'uko ufite amavuta ruwasakuje. Niba arahamagawe uvuga utuje, abantu bazumva ijambo ry'Imana, rikizatuma abantu batumva ubutumwa bwiza. Turagira inama abayobozi b'amatorero bashumbye amadini, amatorero, ntabwo ububyutse ari urusaku. Urusaku n'ububyutse biratandukanye rwose. Turabagira inama, nimutandukanye urusaku n'ububyutse. Ububyutse buzanwa n'Imana, buzanwa n'Umwuka Wera. Ububyutse buzanwa nuko abantu baretse ibyaha bagahembuka mu mitima, umwami Imana akabagenderera, abantu bagakizwa, abantu bakihana, abantu bagasabana imbabazi aho bahemukiranye, abantu bakagirana urukundo, bakabana amahoro, bagafashanya. Icyo nicyo bita ububyutse. Mu itorero rya mbere habayemo ububyutse, abantu basangira ibyabo, abantu barafashanya, abantu bihanganira ibagerageza. Icyo nicyo bita ububyutse. Mureke rero kwitiranya urusaku n'ububyutse, kandi mwumvire n'amabwiriza leta igenda iduha yuko abantu basenga mu mwuka wituze ko Imana yakumva. Ndimwumve ko ari ukubangamirwa, ndimwumve ko ari ukubakura mu mwuka, ndimwumve ko ari ukubakura mu mavuta. Hoya, nta mavuta babakuyemo, ahubwo n'ukubibutsa icyo mwari mwaribagiwe, n'ukubafasha gukora icyo mwari mwarananiwe kwibwiriza ngo mugikore. Twige gusenga Imana mu mwuka wituze, mu mwuka woroheje. Imana yacu irumva. Imana yacu ntabwo ari Bayali nka yayindi abahanuzi ba Bayali bahamagaye kuri Karumeli ntiyabumva. Imana yacu ni Imana yumva, tuvuze na buhoro Imana ikumva. Muranyemerera dusenga Imana, dushimira Imana abanye natwe, dusengere namwe mwese twari turi kumwe mu ijambo ry'Imana, kugira ngo umwami Imana abafashe kandi abashoboze kurushaho gutahura ikinyoma cya Satani muri iyi minsi y'imperuka. Mana nziza, turagushimiye. Ijambo ryawe ni ryiza, ni ukuri kandi ni iry'imbaraga. Wongeye kudufasha kumenya ibinyoma bisa n'ukuri Satani yashyize mu madini n'amatorero. Dusengeye umuntu wese wumvisha ubutumwa bwiza, kugira ngo umuhe amaso y'umwuka amufasha gukomeza gutahura abiyoberanya ndetse n'abishushanya, n'aya mayoberane n'ubu buryarya n'uburiganya bw'umwanzi. Ufite inzara n'inyota wese yo kumenya no guhishurirwa no kumenya ukuri, ubimushobojeje kandi umumenyesha ukuri, kugira ngo abashe kumenya igikwiriye mu gihe gisa n'iki ngiki, kugira ngo ubwo Kristo ugiye kugaruka twese tuzagusanganiye tudafite ikizinga ndetse n'umunkanyari. Komeza nanjye unyambike imbaraga, kandi ukomeze kuvuga ashize amanga mu gihe gisa n'iki ngiki. Kandi n'uyu muyoboro washimye kujyaho gusenga everyday, nawo ukomeze uwuhagarareho, kugira ngo ukomeze umuyoboro wo kugeza ubutumwa bwiza ku bantu batandukanye. Reka icyubahiro gikomeze kibi cyawe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye. Amahoro y'Imana bane namwe, mukomeze mubane natwe ku gusenga everyday, mukora subscribe, mwandika muri comment ibyifuzo byanyu, ibyabafashije, ibibazo mutasobanukiwe, naho twabihasanga kandi twabasubiza. Shalom shalom. Yesu nabane namwe, murakoze cyane. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.